wakima kuri telefone njya kugiprintingisha hanyuma njya kuri immigration mu karere no ku ntara n'abashinzwe immigration uko niba akaradiyo kawe katajya kava ku musego nk'uko wa mukecuru akunda kubivuga kuri radiyo y'igihugu, ugomba kuba nawe wari unyotewe no kumva amakuru avuga ko imipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bituranye byarwo yamaze gufungurwa. Byategereje ko inama y'abaminisitiri iterana tariki ya 4 z'uku kwezi kwa gatatu, hanyuma yanzura ko uyu munsi tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu nyine imipaka yose ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu ibifunguye. Abanyarwanda bishimiye kwambuka bajya mu bihugu bituranye. Ni ibintu nanone byari bimaze iminsi bikurikiranye n'izamuka ry'ibiciro bikabije ku masoko atandukanye imbere mu gihugu, ndetse bamwe bakavuga ko ubw'imipaka yafunguwe wenda hari kigiye guhinduka. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, Ishyo TV twagerageje gutembera mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali dushaka kureba uko ibiciro bihagaze ku masoko, bitewe nuko hari hamaze iminsi havugwa izamuka ry'ibiciro bikabije, ndetse ku kuba harafunguwe imipaka ubuyobozi bwavuze ko bishobora gufasha mu kuringaniza ibiciro, bitewe nuko hari ibicuruzwa byavaga muri biriya bihugu ariko bitari bikigera imbere mu gihugu, bigatuma ibihagera bikeya bizamura ibiciro. Tugeze ku isoko rya Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali, twabonye hari ibicuruzwa bimwe biva mu gihugu cya Uganda byapakururwaga n'amakamyo manini. Ibyo twabashije kubona n'amaso yacu ni ibinyobwa bidasembuye, amaji. Twabonye Mountain View, tubona na jus za Mirinda zipakururwa mu mamodoka atandukanye. Tuganira na bamwe mu baraho izo modoka zapakuriraga, bavuze ko bishimiye kuko imipaka yafunguwe, ndetse bizera ko ibiciro bigiye kuringanira ugereranije nuko byari bimeze kuva mbere. Hanyuma ku bijyanye no kuba rero imipaka yafunguwe, hari abanyarwanda batandukanye bamaze kwambuka ndetse banageze mu bihugu duturanye banyuze ku mipaka nyine yafunguwe, haba mu majyaruguru y'u Rwanda umupaka wa Cyanika wakoreshejwe, umupaka wa Gatuna wakoreshejwe ku ruhande rw'akarere ka Gicumbi, ndetse no mu burasirazuba bw'u Rwanda umupaka wa Kagitumba nawo hari abantu bawambukiyeho. Mu burasirazuba bw'u Rwanda nanone umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Tanzania ku Rusumo nawo hari abantu bawukoresheje, bo bose bakaba bavuganye n'ibitangazamakuru babibwira imbamutima zabo. Umunyamakuru wa Radio Ishingiro yitwa Desire yabaye umunyarwanda wa mbere wambutse umupaka anyuze ku mupaka wa Gatuna nk'umunyamakuru ndetse nk'umuturage wo muri kariya gace k'amajyaruguru. Aragaruka ku byo yabonye ndetse n'ibisabwa kugira ngo umuntu abashe kwambuka umupaka n'ibindi bitandukanye. Muri Uganda ku ruhande rwa Katuna, ku buryo buri office kugira ngo nambuke nuko babanje kunkorera PCR test y'ibihumbi 30. Mfite ntabwo babikwemerera itwara isaha gutyo n'indi minota mike. Nyuma yo kuyinkorera basabye ko igisubizo bakima kuri telefone njya kugiprintingisha hanyuma njya kuri immigration. Gusa mbere yuko bajya gukora PCR urabanza guca kuri immigration ukababwira ko bimeze aho ushaka kujya, iyo bakwemereye n'ujya gukoresha icyo kizamini. Ngiye babwiye ko ngiye gusura inshuti n'abavandimwe Kabare, ye nambutse nk'umuturage usanzwe mbabera nta kintu baguha, we baguha briefing ku munwa niko navuga, bakakubwira bati wowe ukababwira ko ndambutse na muntu nshaka kujya gusura abavandimwe, bakakubaza ati se warikingije, igenda urebe kuko niba warikingije. Kwikingiza bisaba ko ufite inkingo ebyiri, urwa gatatu rukaba bigaragara yuko ntago ruragerwaho y'amezi 3, ubundi bisaba 3 zikaba ari ebyiri ari uko bigaragara ko amezi 3 atarashira. Ko RBC ni ihema ukinjira mu mupaka neza uvuye kuri barriere ni mu ihema, wishyura kuri banki ya BK ikorera hano ku mupaka ukazana border. Igisubizo cyatwaye isaha imwe n'iminota igera nko hafi 30. Ngiye nambukiye kwiranga muntu yonyine, bamaye kakaje tubatanga niko banterejeho, hanyuma ninjira no muri Uganda bantereraho. Mbaye umunyarwanda wa mbere winjiye muri Uganda nyuma yuko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bifunguye imipaka yo kuvuga. Nyuze ku mupaka wa Gatuna, ubwo birumvikana gusa nyuma nyinjira hari volcano isigaye inyuma yanjye, nabo byavuga ko ijemo abanyarwanda, nayo wenda mu masaha ari imbere kabiri ishobora kuza kwambuka. Babaye bafite ibizamini bya PCR bahita bambuka, ariko niba batabifite baraza gutegereza babapima ubundi bambuka. Urebye nakiriwe n'abavunja ya hafi aho ngaho nibo bahari. Hanyuma nkomeje imbere, bo urebye nabo nta rujya n'uruza ruhari, nta n'abantu ubona mu by'ukuri bafite amatsiko yo kujya mu Rwanda, ahubwo bo barimo kurekereza bategereje yuko hari abinjira, abanyarwanda binjira. Bigaragara ko nkuko n'ubundi mbere twayatuzi naha, bigaragara ko abanyarwanda iyo baje naha bari imari babazanye amafaranga, hari ibintu baje kugura bigasubira mu Rwanda, koreze ko abagandi bo baza ku ruhande rw'umupaka w'u Rwanda wenda hari ibintu bazanye cyangwa bashaka kuvanayo bazana hano.
ubu rero nk'uko bimeze ku mupaka wa Gatuna, hari inzu ku mupaka wa Gatuna bubatse zigezweho, nabo rero hari indi nzu bubatse ku ruhande igezweho ijya kumera nk'izo mu Rwanda, usibye ko nyine ari ku buso butoya, bikagaragara ko barimo gukora imihanda ndetse bari n'ibyuma nabo barimo kubaka bimeze nk'ibyo bashize ku mupaka wa Gatuna bipima imodoka za skana ipima imodoka zinjiza imizigo. Hanyuma ku rundi ruhande abaturage bo ninje hari barimo kubyina ati volcano twayibonye igiye kwinjira, bigaragara ko abanya-Uganda bari barababaye cyane ku bijyanye no kuba abanyarwanda bakinjira muri Uganda. Nk'uko nabivuze, akenshi abanyarwanda iyo binjiye muri Uganda baba bazanye amafaranga ndetse n'imibereho igakomeza. Ubu ngubu mvuga abamenyereye kujya Kabare bundi bajyaga bagendaga mu mavatiri, ubu ntibishoboka ngo kubera ko hari ibibazo by'imisoro bafitemo, barahombye babana b'amavatiri. Udafite moto, udakoresheje moto ngo ugere Kabare ntabwo bishobora kuba byanakunda. Gahunda mfite ubu nanjye ngiye kugera Kabare byanga bikunda, hari abantu tuba tuziranyeyo, banze mbasuhuze mbabaza amakuru uko bimeze. Ishusho ndimo ndabona no ku mupaka nuko ibintu ari amahoro, n'abantu bamaciye imirimo ikomeje barimo kumbwira bati nitubona abanyarwanda binjiye ni bimwe biri buze kudushimisha. Ikindi nababwira nuko wenda mu gitondo nahoze mbwira abantu ku ruhande rw'u Rwanda batubwira yuko PCR test irimo gutagwa cyane umuntu akinjira muri Uganda. Ariko ikintu cyo nabonye cyo nuko kwinjira muri Uganda nta n'ikindi kintu bakubaza, nta kindi kintu bambashije, bafashe kakajeto gusa. Yaragara ko nta kindi kintu barebye, wenda ingamba zishobora kuba zakajijwe cyane ku ruhande rw'u Rwanda. Murakoze cyane. Jean de Dieu Karinijabo akorera Primo Media Rwanda, yakurikiranye ifungurwa ry'iyi mipaka. Yavuganye n'umuturage wari mu karere ka Burera, ni mu ruhande rw'amajyaruguru y'u Rwanda ku mupaka wa Cyanika. Nawe yamubwiye uko byagenze, amubwira ibigenderwaho kugira ngo abantu bemererwe kwinjira, amubwira ndetse n'uburyo abaturage haba ku mpande zombi bakiriye ifungurwa ry'imipaka, ndetse yanagarutse ku kuba abayobozi bo ku ruhande rwa Uganda bishimiye abanyarwanda babashije kwambuka umupaka kuri uyu munsi, aho byatangajwe ko imipaka ifunguwe. Ni umuturage wo mu majyaruguru y'u Rwanda ku mupaka wa Cyanika, yaganiraga na Primo Media Rwanda. Ni Karinijabo wamubazaga ibibazo. Ndi mu murenge wa Cyanika. Ni hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Yego, nari nabanyuze mvuye kuri boda nyirizina, ariko niho nahoze. Hanyuma bifashe bite? Umupaka wa Cyanika wafunguwe, se abaturage babashe kwambuka muri rusange situation imeze ite? Mu gitondo haramukiye abayobozi bo mu rwego rw'akarere, meya n'abandi bamwungirije n'inzego za polisi kuva mu karere no ku ntara, n'abashinzwe immigration. Kuko ibyo barimo ni ukureba ibikenewe kugira ngo abaturage baze kwambuka. Hari n'abaturage benshi biganjemo abanyaburera, by'umwihariko abegereye umupaka batuye mu murenge wa Cyanika n'uwa Kagogo. Abaturage bahari ni benshi bakeneye kwambuka. Already banambutse. Hari umuturage wa mbere wambutse, niwe watanze interview waganiriye n'itangazamakuru. Ikibajyanye na benshi baravuga ko agiye muri business z'ubucuruzi bwabo, guhahirana ibintu nk'ibyo. Hari n'abandi bashaka bagiyeyo ku mpamvu zabo zo gutembera. Mu bintu basabwa kugira bambuke, of course hari ibibaranga, none hakaba n'ikigaragaza ko bikingije. Utarikingiza byuzuye agejeje igihe ari gufashwa kubona urukingo aho ngaho. N'abandi bose bakeneye kwikingiza bagahabwa iyo serivisi. Hari n'ibyateguwe byo kureba uko ubwandu bushaka kuba bumeze bwa COVID. Hari timu y'ibitaro ihari iri kureba, hari sample iri bufatwe mu gupima abantu ibijyanye na COVID-19, bakareba uko byifashe mu bijyanye n'ubwandu. So kugeza ubu ngubu abaturage batangiye kwambuka kuri side y'u Rwanda. Immigration iri gukora ubujuje bya bisabwa birimo kuba warikingije no kuba ufite ibindi byangombwa bikuranga nka ID. Bamaze kwambuka hakurya muri Uganda. Ubwo ibijyanye na immigration ya Uganda byo ntabwo namenye uko bimeze, ko ntabwo niyeyo. Ariko hari aba officials bo muri Uganda, harimo polisi, harimo na governor wo hakurya mu district ya Kisoro. Yahuye nabo kuri side y'u Rwanda,
afungura umupaka ku mugaragaro, anagira ijambo abwira abaturage aha ikaze abanyarwanda binjiye muri Uganda, anasaba abanyarwanda guha ikaze abagande bashaka kwinjira. Amavuye abagande bataratangira kwinjira bitewe na delay yabaye muri immigration offices zabo, ariko abanyarwanda bari bamaze kwinjira tayari. Hanyuma urimo uravuga uti kwikingiza mu Rwanda tugeze ku nkingo 3, umuntu ufite urukingo rumwe n'ababa yarikingije yakwemererwa kwambuka? Muri Uganda bifuje ko uwo bari bwakire winjiye ari uwikingije 3 zose wamaze no kwishimangiza. So abatari bagera kuri 3 kuri side y'u Rwanda barahabwa chance bakambuka, ubwo immigration ya Uganda nibaha uburenganzira bwo kwinjira barinjira nta kabuza, upfa kugaragaza icyerekana ko uri muri process yo gukingira. Hari icyo bigeze bavuga ku bijyanye n'umunyarwanda n'umugande winjira mu Rwanda we ibyo asabwa? Ni nk'ibyo nawe kuba identification ye igaragara kandi nawe yarikingije, ariko harimo bitewe n'abashobora kuza bafite babeshya ko bakingiwe. Hari indi check-up igaragaza ko yakingiwe, asanga atarakingiwe akaba yakingirwa akaba yakwinjira mu gihugu. Ariko ku bene gihugu ba Uganda ho ayo makuru ntayanzi niba turakingira n'abagande, ayo yatangazwa n'izindi nzego zifitiye ububasha. Hanyuma ibicuruzwa, hari umunyarwanda wajyanye ibicuruzwa wenda akarere ka Burera n'abaturage baho bajyaga bakunda kujyana muri Uganda wenda ngo nawe byambutse? Abantu benshi bari ku mupaka urabona ko nta mizigo bafite. Ikigaragara nubwo bavuga ko bagiye muri business nko gushaka kubyuta amayira cyangwa se gusibura amayira bakoreramo. Interview yatanzwe n'umuturage witwa Nzitabakoze Karavera ari nawe wambutse umupaka mbere y'abandi bose, yavuga ko agiye asanzwe akora ubucuruzi bwo kwambutsa ibigage no kuzana y'ubuki. Avuga ko already icyo amaze gukora yavuganye naho abishyira n'ibyo bamuhari bukoreyo, agiye kureba uko business zakanguka. Naho ibijyanye n'ubundi bucuruzi busanzwe ibicuruzwa bisanzwe ntabyo ndabona biri kwambukiranya. No kuvuga ngo kugeza ubuhambutse icyo kigage cy'uwo muturage nawe yabivugaga muri interview, ariko ntabyo yari afite. Icyo yavuga ngiye kureba aho twabihanaga turebe nanone uburyo bizajya bibageraho. Ntabwo yabivugaga byikoreye aho ngaho, ariko yatangaje ko ariyo business akora kandi ko yahawe amakuru ko ubucuruzi bwe bugiye gukomeza. None kugeza ubu abaturage bo ku ruhande rw'u Rwanda hari abangiwe kwambuka? Hari n'impamvu zatumye wenda bangirwa kwambuka bari bahageze? Of course uwakwangirwa kwambuka n'udafite inkingo, utarikingije we ntabwo yakwambuka. Ikindi utujuje ibyangombwa by the way, udafite ID kamemo ntabwo yakwambuka umupaka adafite ibimuranga. Ariko ufite ubundi buryo yaba avuka ni burebe cyangwa yaciye aturutse mu bindi bice by'igihugu akaba yujuje ibisabwa arambuka nta kabuza. Hari akanyamuneza n'ibyishimo ku maso y'abaturage b'ibihugu byombi uko babibonye? Abaturage bishimye cyane, bishimye bakimara kubona ko uwa mbere rwose yinjiye bakumye mu mashyi barishima. Urabona abantu benshi baraza, hari abari kuva mu mujyi wa Musanze bati dukeneye kwambuka umupaka, dukeneye kureba uko business zacu zirakomeza. Muri make barishimye, banabigaragaje ubwo abagavana bo hakurya muri Kisoro harara aho ngaho atanga ikaze, ubona ko ari nk'ikirori muri make. Uwo rero ni Dukundimana Ferdinand uherereye ku mupaka wa Cyanika uhuza u Rwanda na Uganda mu karere ka Burera. Urakoze cyane Ferdinand. Yego urakoze nawe.
Ni mu gihe kandi mu bihe bitandukanye icyo TV twagiye tubagezaho inkuru zivuga ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu bituranyi, icyo twagarutseho cyane ni Ubugande, ndetse tunagaruka ku kuba imipaka yari ifunze yaragize ingaruka nyinshi ku baturage, haba ku bijyanye n'ubukungu, yaba ibicuruzwa bajyaga bakurayo bihendutse, ndetse n'imigenderanire, kuko twagaragazaga ko ibi bihugu ari ibivandimwe kuva na kera na kare. Ni no ku zindi mpande z'imipaka itandukanye, haba ku Burundi ndetse Tanzania, yewe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ibihugu byose bifite ibyo bihuriyeho, bifite ibyo bihahirana. Kuba rero iyi mipaka yafunguwe, turizera tudashidikanya ko hari icyo bigiye guhindura ku isoko ry'imbere mu gihugu, ndetse hari n'icyo iyi mipaka kuba yafunguwe bivuze ku biciro bimaze iminsi bivugisha abatari bakeya. Reka mbashimire gufata umwanya wanyu mugakurikira ibiganiro Ishyo TV tubategurira. Mukomeze musangize ibiganiro byacu inshuti zanyu ziri hirya no hino, mudushyigikire, ubundi tuzasubire mu nkuru zacu zitaha. Jyewe na Rialani Claude ndabashimiye. Ciao ciao, mbifurije kugubwa neza n'ibyo murimo.